Ikitabo ni icya abagore ba Muhamadi, abakuru n'abatoya. Wakeze Muhamadi, wakubwa na wadogo. Vuga uti uwaba ari umwanzi wa Jiburili, mu by'ukuri we yayimanuriye ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah. Uwari umwanzi wa Jiburili niwe wakize Korani ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah. Ubwo ukibaza umwanzi wa Jiburili ninde? Uwanga marayika y'Imana ninde? Ubwo ni Imana ubwayo. Bishop, iki kintu uvuze ndashaka kugisubiramo neza kikumvikana. Yego, nategetswe gusenga Imana y'uyu murwa wa Maka. Allah yari Imana y'umurwa wa Maka. Ni ukuvuga ngo ni Imana y'umurwa noneho rero. Niko Korani tubwiye. Rwose ntabwo nakwemeza ko Allah ari Imana y'isi n'ijuru, kuko ni Imana y'umurwa wa Maka. Ngiye kubona ibintu bibiri bikomeye mahanga. Icya mbere nuko uwavuganye na Muhamadi ngo ni umwanzi wa marayika Jiburili. Yego. Icya kabiri ati noneho rero ngi nategetswe gusenga Imana y'uyu murwa. Yego. Bivuye ngo ntabwo ari ya Mana yingi yaremye ijuru n'isi. Ahubwo nawe wakibaza Imana ni umwanzi wa marayika bayo. Reka wumve noneho amagambo yanahawe, wumve ubwo butumwa yakiriye buhita bunamuhindura intumwa. 96 Korani umurongo wa mbere. Aya magambo niyo yahawe igihe marayika yamunigaga ababaye intumwa. Ubwo ukibaza muri aya magambo ni irihe rivuga ngo ndaguhamagarira intumwa yanjye. Noneho rero wanga mvuga ubuzima bwa Muhamadi. Muhamadi yabayeho ati icya mbere nta kwizera yagiraga, nta n'ibyanditswe yarazi. Korani 42 umurongo 52. Yaje mu isi mu gihe kitari icy'intumwa, Imana itacyohereza intumwa n'abaraza. Muri Korani igice cya 5 umurongo wa 19. Kandi Maka hari Imana zirenze 360, ariko ahamagara gusenga Imana y'uwo murwa yari kuri izindi. Korani ivuga yuko Muhamadi atazi uko azamera, ntabyazi. Korani 46 ku murongo wa 9. Ikibazo rero kikaza, umuntu azi yajya ayobora abandi inzira gute? Korani ivuga ko Allah yatumye Muhamadi ku bantu batazi gusoma ngo basomere. Ariko urahumva aho ahambere bavuze ko atazi. Ahambere batubwiye ko atazi gusoma. Ntazi gusoma, ntazi no kwandika. Hano imutuma ku bantu batazi gusoma ngo basomere. Ubwo ukibaza umuntu utazi gusoma asomera abantu gute? Allah yamwemereye kurongora abakobwa ba se wabo, nyina wabo, nyirasenge, nyirarume na buri mugore w'Umuislamu uzamwizanira, akamubwira ati ntumwa y'Imana ndongora. Abo bose yarabemerewe. Ngo iyi Imana yavuze muri Bibiliya ngo ntimuzarongore bene wanyu babugufi. Ikongera ikamubwira ngo genda urongora abo kwa so wanyu no kwa nyoko wanyu no kwa shangazi wawe, kwa nyogosenge nabo kwa nyokorome. Iyi Imana ni Imana imwe gute? Ni Imana imwe gute? Gute se? Na buri mugore uzakwizana kubusa ati ndongora ntumwa y'Imana uzayiturongora izajyana. Isi yose yari kuzayirongora ahubwo yabakiriho. Nta gitangaza na kimwe Muhamadi yigeze akora. Korani 13 umurongo wa 6, Korani 11 umurongo wa 17, Korani 80 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Nta byanditswe byera yarazi na gato. Korani 29 47 na 48. Ikindi giteye ubwoba ahubwo azarimbuka niba abantu bose batabaye abayisilamu. Ngo Muhamadi azarimbuka niba abantu bose batabaye abayisilamu. Abamukurikiye bazarimbuka, aramaze kubyemeza. Korani 19 umurongo wa 91. Twaya twasomeye uyu murongo turi nko mu mihadara tuganira nabo hariya mu bitane by'abasilamu n'abakristo, bakavuga niko bisobanuraga bavuga bashaka gukwepa uyu murongo, ariko ntawe wawukwepera uyu murongo. Kereka hari tuwuceka we tuganira ko ndumva nteye ubwoba. Ahandi aravuga ngo muvane mu mwuka abakafiri, mwice n'abana babo, mutwaye n'iminyago yabo. Korani 9:5. Korani ivuga yuko ngo nta kimana yigeze imubikamo, yari impumyi mu buryo bw'umwuka. Korani 6 umurongo wa 50. Ngo Muhamadi yategetswe gukurikira idini ya Mose na Yesu abuzwa gushwana. Aho ni muri Korani 42 umurongo wa 13. None se ahubwo yaje gushinga Isilamu gute? Ubwo ubirancanze nanjye aho kubera iki isi yose abayisilamu bakurikiye umuntu nawe utazi yava n'iyaki? Ni gute abantu bafite iki gitabo bagisoma buri munsi bariza komeza kurwanirira idini bakaribamo barajya he? Biratangaje cyane ko umuntu ahakana ko birabye batari Ibisilamu, kuko Korani yuzuye imirongo myinshi isapotinga kuri akuba ikihebe. Muri Korani birimo ubwo bari n'abasilamu nyakuri. Nk'uko ubona umukristo nyakuri yuzura umwuka agasenga cyane akavuga ubutumwa. Icyambere Korani ivuga gutya: umusilamu nyakuri nuwemera Allah subhanahu wa ta'ala, akamere nuwe Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, yarangiza akarwanirira idini ye, atanze ubutunzi bwe, atanze n'ubuzima bwe, nuwe musilamu nyakuri. Iyo ni Korani bivuga 19:15. Imirongo ni myinshi ivuga iby'ubwicanyi muri Korani. Korani 9 umurongo wa 5 haravuga ngo murwanye abatemera Allah aho muzabasanga hose, mubicarire, mubavuna amajosi, kugeza ubwo bemera kuba abayisilamu. Allah yaguze ubuzima bw'abayisilamu bose, bagomba kwicwa bakica kugira ngo bazajye mu ijuru. Iyo ni Korani bivuga cyane. Satani niwe ubuza abantu kujya ku rugamba rwo kurwanira idini. Subiramo twumve. Satani niwe ubuza abantu kujya ku rugamba rwo kurwanira idini. Abatajyayo babujijwe na Satani. Korani 9:46. Ntabwo tuzarwana jihad nk'e barwana ngo abantu b'abasilamu ku ngufu, natwe ngo turwane ngo abakristo ku ngufu. Nuko basengera no kubabwiriza
kubisangiza mu buryo butandukanye, ku maradiyo, mu biterane by'ivugabutumwa, kugira ngo nabo babyumve bahese ubugingo bwabo. Atari ibyo ntawe uzajya kwa data mu ijuru atari umujyanye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka twongere tugusuhuze kandi twifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mukundwa wowe ubana natwe, reka tukubwire ngo yambu Imana ikomeze kugira neza kandi Imana ikwiteho, Imana ikurwanirire mu buzima uhagazemo butari bwiza, kandi nawe ufite ubuzima bwiza ntiwirengagize Imana yabuguhaye, kuko ni Imana itanga byose itimana. Rero ukomeze kwibuka Imana yakugiriye neza, ntukayirengagize. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi Menya Nibi na Bishop. Ubushize twakoranye ikiganiro ku birebana na Isilamu, aho twavugaga ubuzima bwa Yesu muri Quran. Twabonye neza uburyo Quran ivuga Yesu cyane, tukibaza igituma Isilamu itizera Yesu kandi Quran imuvuga kurenza uko ivuga Muhammad. Uyu munsi rero turagarutse noneho kugaragaza ubuzima bwa Muhammad muri Quran. Turavuga ku muhamagaro we, turagaragaza ibyamuranze, mbega turinjira turebe Isilamu neza tuyumve, kuko ari we fondateri wa Isilamu. Reka twakire Bishop kugira ngo asuhuze abadukurikiye, abibwira abashyashya, adusengere twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na Bishop Rutagengwa Augustine. Adusengere. Reka dusenge ni kugira ngo utange ikiganiro cyacu. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, Mana ihoraho, turagushimiye kuri uyu mugoroba, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, tugushimiye kano kaya tugiye kwinjira muri iki kiganiro, turasaba Mwuka wawe wera abari uyobora, wadutangiye kwina turangiza, tubone kugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Bishop, turagira ngo uyu munsi mudufashe, kuko itorero hirya no hino ku isi benshi bafite ibibazo kubera n'imyemerere, kubera imyemerere itandukanye mu madini atandukanye. Niyo mpamvu tufite intego kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa buri myizerere, buri myemerere y'amadini atandukanye. Turi kuri Isilamu rero, turagira ngo udusobanurire Muhammad neza rwose. Ya, murakoze cyane. Ntarinja wenda mu byanditswe bya Korani, mbanze turebe mu mateka ye, uko amateka avuga ku byerekeye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amateka ye, Muhammad yavukiye mu gihugu cya Arabia Saudite mu mwaka wa 670 nyuma ya Yesu kuvuka. Ise yitwaga Abdallah, nyina yitwaga Amina, kandi yari mu bwoko bw'Abakuraishi. Abakuraishi bwari ubwoko bukomeye cyane bwategekaga kuri Al-Kaaba, aho abaraho basengeraga imana zirenga 360. Uwo Allah ariyo wari mukuru w'ibigirwamana byabaga biraho. Ikindi amateka atubwira ko Muhammad agitwitwe akiri mu nda ya nyina, ise yarapfuye. Vuze ngo se ntabwo yari amuzi. Nanone nyina Amina amaze kumubyara, amaze imyaka 2 nawe amubyaye, nyina nawe arapfa, ajya kurererwa na se wabo witwaga Abdul Muttalib. Uwo rero niwe wamureze, yabanje kujya kwa sekuru Abu Talib. Ageje imyaka 6 isekuru nawe arapfa, ajya kurerwa kwa se wabo witwaga Abdul Muttalib, ari wamureze kurinda abaye umusore. Amaze kuba umusore, yagiye gushaka akazi nk'abandi basore bose uko ajya gushaka ubuzima. Ajya gushaka akazi ku mugore witwaga Hadija. Wa Hadija yari umupfakazi upfaka inshuro 2, yapfusha abagabo inshuro 2. Aragenda akajya mukorera, avana ibicuruzwa muri Arabia Saudite, yambukira muri Israeli, ajya muri Syria atwaye ibicuruzwa, ayoboye imisafara ya Hadija, safara ingendo z'ubucuruzi zambukiranye ibihugu. Ubwo rero Muhammad muri ibyo bihe yagendaga yambukiranyaho, ako gace kari kazi kuzimo abakristo benshi, muri Israeli, muri Syria, ko ari ubukristo bwabaye mbere. Ubwo rero yagendaga abana n'abakristo bake bake muri ibyo bihe. Noneho munsi umwe ariho asenga, nkuko abanyabakristo basenga, aho agenda gaca, ngo yaje
guhura na marayika Jiburili, niko abasilamu bamwe bavuga, ngo aramuniga cyane abiri furo. marayika Jiburili anize yaje kumuha ubutumwa. Umva amagambo avuga muri iki gitabo. Igitabo ni icya abagore ba Muhammad, abakuru n'abatoya, wakeze Muhammad, wakubwa na wadogo. Kiravuga ngo hata siku moja katika mwezi wa Ramadhani, umunsi wa mwezi kwa Ramadhani, kwa kwezi kw'igifungo, na hali ya kwa mtume kisha timiza miaka 40, ubwo intumwa arigejeje imyaka 40, mara siku hiyo Jibrili alimudhihirikia na kumjuvia kila kisha kuwa nabii. Jibrili cyangwa se Gabriel azamubwira ko amaze kuba intumwa, na vituko vingi alimfanyia kama tunavyosikia, amukora utudukoryo twinshi nkuko tugiye kubireba. Basi mtume akafanya hofu, akarejea, ngo intumwa iratinya cyane, akarejea kwa mkewe, akamuhadithia aza ku mugore we wariwe Hadija nyine, kuko yaje kumurongora. Hadija afite imyaka 40, Muhammad afite 25. Na pale akibimubwira, pale homa kubwa kabisa ikampata, atangira kugira homa ni nko kugira marara nyinshi cyane cyangwa umuriro mwinshi cyane, ikampanda, akaba amefunika amaguo, agira umuriro mwinshi cyane, agitwikira imyenda, mara akaba anatetemeka, atangira gutengurwa kwa nderemo, anaweweseka. Nderemo nko marari gufata nyinshi uvuga amagambo, uko niko kuweweseka mu Giswahili, asinze ko twavuga mu Kinyarwanda, akaweseka kwa nderemo. Na kusema, aravuga ati, najihofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani. Abwira umugore we ati, mfite ubwoba bwinshi cyane ko nakinishwe n'amashetani. Bibi Hadija pale alimdakizia. Umugore Hadija ako kanya ahita amubwira ati, wacha hayo, atereka ibyo, sivyo hayata sivyo yatakavyo kuwa hayo, ngo suko biri bumere. Wewe huwezi kuchezewa na mashetani, ngo wewe ntabwo amashetani yagukinisha. Shetani hawezi kumchezea mtu mwenye sifa zako, ngo Satani ntabwo yakinisha umuntu ufite ibigwi nk'ibyawe. Wewe unatazama vyema jamaa yako, ngo wewe ufata neza bene wanyu, unachukua mizigo ya hata watu wasiokuwa wako, utwara imitwaro y'ubucuruzi, utwara n'abantu batarabawe, unawadhihirishia watu sifa nzuri ambazo hakuna mwenye nazo, ugaragariza abantu imico myiza itagira undi uyifite. Unafanya hivi na unafanya hivi. Furahi ndugu yangu, ngo ukora byinshi, ishime mwene data, tuwa moyo wako, mutima wenu utuze. Wallahi mimi naona umekwisha kuwa mtume. Ngo wallahi yehugu ndabona bamaze kuba intumwa. We uwabonekewe arabwira umugore ati, mfite ubwoba ko aratengurwa, avugisha amagambo yamurenze, n'icyokere cyamurenze yicyuya kubera marayika Jibrili. Ngo ni Jibrili ko yatubwiye. Aravuga ati, mfite ubwoba ko nakinishwe n'amashitani. Ubwe tujye mfite ubwoba ko nakinishwe n'amashitani. Ariko umugore atereka dato, twara ufasha abantu, ugira imico myiza, utwara imizigo y'abantu y'ubucuruzi, ntugire wowe wiba, ukamusubiza ibye neza, ntago amashitani nagukinisha. Ati humura, tubweje ko mbireba wamaze kuba intumwa. Uwahamagawe ntabwo yigeze abimenya, utaruhari ni umubwira ati ubwo amaze kuba intumwa bahamagawe. Ayo magambo y'uwo mugore we Hadija ya Muhammad avuga ati, mfite ubwoba ko nakinishijwe n'amashitani, nyahuza n'umurongo wa 97 muri surati Bakara, igice cya 2 cya Korani, umurongo wa 97, aho Allah yamubwiye ati, vuga uti, uwaba ari umwanzi wa Jiburili, mu by'ukuri we yayimanuriye ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah, ihamye ibyayibanjirije, inayobora ikaba n'inkuru ishimishije kubemera. Ngo wari umwanzi wa Jiburili niwe wakize Korani ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah. Ubwo ukibaza, umwanzi wa Jiburili ninde? None se wanga marayika Imana ninde? Ubwo ni Imana ubwayo? Sinzi ko ari Imana ubwayo ko ari umwanzi wa Gabriel, kandi Gabriel ari marayika ukomeye utumwa n'Imana. Ariko aravuga ngo wari umwanzi wa Gabriel niwe wamanuye Korani ku mutima wa Muhammad.
Bishop, icyo kintu uvuze ndashaka kugisubiramo neza kikumvikana. yego Abadukurikiye baratwihanganira, imvura iradutengushye, niyo mpamvu focus ihindutse tugiye ahandi hantu, ariko hari aho wari ugeze aho Muhamadi ni umugore yabimubwiye ngo wari umwanzi wa Jibril, ngo niwe oya ntago ari umugore yabimubwiye. Umugore yamubwiye kuri yabonekerwa. Muhammad amubwiye ati je mfite ubwo gukora abadayimoni bankinishije, ari amashitani yankinishije. Ngo nambwa tereka da, ntabwo Satani yatinyuka umuntu nkawe, ufite imico myiza, ugifasha abantu, utwara imizigo yabo ukabazana amafaranga yayo. Satani ntabwo yagutinyuka kubera imico yawe ugira. Tubuje genda bona wamaze kuba intumwa. Tibyarangiye. Navuga nariko ibyo Muhammad yavuze ati je mfite ubwo ko ari amashitani yankinishije. Na Qur'ani haraho bivuga ko ubutumwa afite yabuhawe n'umwanzi wa Jibril mu gitabo cya Qur'ani igice cya 2 ku murongo wa 97 tuba tumaze kuhasoma ngo vuga uti umwanzi wa Jibril mu by'ukuri yayimanuriye ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah. Urumva rero wari umwanzi wa Jibril yamanuye Qur'ani ku mutima wa Muhammad abitegetswe na Allah. Ubwo ahubwo kibaza ahubwo uwo marayika abantu ubutumwa yabanize babira amafuro. Bishop, tumye mita ngaruka ku kiganiro cy'ubushize. Ubushize twaganirira gusobanura uwari w'Imana ya Islam. Wagiye kuri ryabuye ngo ry'umukara aryo ryitirirwa iryo zina. None uragarutse ati uwari umwanzi wa Jibril niwe wayimanuye ku mutima wa Muhammad ku burenganzira bwa abitegetswe na Allah. Urumva ko Allah koko ntabwo ari Imana y'ijuru n'isi. Ahubwo marayika Gabriel ko tuzi ko atumwa n'Imana mu isi, ni gute uwahaye Muhammad Qur'ani ari umwanzi wa Jibril? Ubwo se urumva yari Imana yatumye Muhammad? Ndagiye ngo mudusobanure neza ibintu byumvikana. Ngira ngo mukusubiza nakwifashisha umurongo wa Qur'ani igice cya 27 ku murongo wa 91 turebe ubundi uyu Muhammad Imana yarayizi neza, yaramyisi n'ijuru. 27 umurongo wa 91 aravuga ngo bila shaka nimeamuriwa nimwabudu Mola wa mji huu wa Maka, nta gushidikanya nategetswe gusenga Imana y'uyu murwa wa Maka. Allah yari Imana y'umurwa wa Maka, yari Imana y'umurwa wa Maka. Ni ukuvuga ngo ni Imana y'umurwa. Noneho rero niko Qur'ani tubwiye ngo je nta kabuza nategetswe gusenga Imana y'uyu murwa. Sinzi mu Kinyarwanda uwo ni Muhammad wabivuze cyane muri Qur'ani 27:1. Nta kabuza jewe nategetswe gusenga Imana y'uyu murwa. Ariko niho nge ngira ibibazo, ibyo bintu abasilamu baba babisomye, barabisoma wenda bashaka babakore babahinda insobanuro, ariko uko Qur'ani ivuga muri 27 umurongo wa 91 nuko mbisomye ntacyo nongeyeho, nta n'impamvu yo kongeraho kandi kuko ugomba kuvuga ibyanditse nta kurengera. Bavuga ngo vuga uti mu by'ukuri je nategetswe kugaragira Nyagasani w'uyu mugi wawutagatifuje. Y'uyu mugi isura cyasobanuye nta kabuza nategetswe gusenga Imana y'uyu mugi wa Maka. Uwo ni Muhammad ubivuze. Ni Muhammad ubivuga, ntabwo ari Imana y'ijuru n'isi. Ibyo byose Imana y'umurwa. Yego, ariko ibyo byose yavuga ngo vuga uti, abavuga ko ari Imana imuvuga ngo navuge, cyangwa ko ari marayika imuvuga ngo navuge, abavuga ko ari umuvuga ngo nabivuge ibyo. Yategetswe gusenga Imana y'uwo murwa, Imana y'umurwa. Urumva rero Imana y'umurwa umwe ntabwo ari Imana y'isi n'ijuru. Mpamvu cyagiye navuze ntero rwose ntabwo nakwemeza ko ari Imana y'isi n'ijuru, kuko ni Imana y'umurwa wa Maka. Yego. Hanyuma se kari byo ari kuvuga abasilamu basomeye Qur'ani bakaba bumva, ngiye kubona ibintu bibiri bikomeye mahanga. Icyambere nuko uwavuganye na Muhammad ngo ni umwanzi wa marayika Jibril. Yego. Icya kabiri ati noneho rero ngi nategetswe gusenga Imana y'uyu murwa. Yego. Bivuye ngo ntabwo ari ya Mana yingi yaremye ijuru n'isi. Ahubwo nawe wakibaza, Imana ni umwanzi wa marayika bayo? Ni ikibazo
keretse wenda abadayimoni. ko abantu twese haba muri Bibiliya haba muri Korani hemerwa ko Jiburili ari marayika ukomeye w'Imana, Imana ikoresha gutuma. Yego. Ni gute rero yongera akaba umwanzi w'Imana? Uso umwanzi w'Imana, Imana yaba ari umwanzi wa marayika we? Aho hari akabazo nyango umunyabwenge yakwisobanurira. Kuko abo tuzi wenda ngo abanzi b'Imana ni abadayimoni. Ubwo rero yaba ari umudayimoni wavuganye nawe. Aravuga ko umwanzi wa Jiburili yashyize Korani ku mutima wa Muhammad ku burenganzira bwa Allah. Ahubwo uwo mwanzi ninde? Allah ninde? Ese Allah akoresha abanzi b'abamarayika be kugira ngo batware ubutumwa? Hari ibyo gutekerezaho cyane. Twari mu buzima bwa Muhammad, reka dukomeze n'ubundi. Muhammad rero nk'uko nabivuze yaje kurongora uriya nyirabuja wari upfushije abagabo inshuro ebyiri witwa Hadija, amuruta cyane, afite imyaka 40, Muhammad afite 25. Arongora nyine uwo nyirabuja witwa Hadija. Amaze kumurongora noneho ubuzima bwarakomeje, nyine umva noneho bwari buryoshye kuko yarabonye nyirabuja ari umuboss, yari afite amafaranga n'undi yasanga namucururiza, ubuzima butangiye koroha. Atangiye idini ye muri Maka, abantu bo muri Maka ntago bamwemeye. Batangiye kumurwanya, ariko amaze kubona abayoboke bakeya batari bake cyane, nibwo ahunga umujyi wa Maka iwabo ajya mu mujyi wa Madina, wabita ngo ni mujyi wa Mtume, umujyi w'intumwa Madina. Abahazi bavuga ko ari nk'ibirometero 450 kugeza kuri 80 gutyo, 450 arimuka ajyana n'abayoboke be bari bamaze kumwemera. Ageze iriya yasanze ubuzima bw'abantu bahariya batumvikana, bahora barwana, arabahuza, noneho ubwo arabategeka umwami wabo. Ubwo yari umutegetsi, ari intumwa niko yitwaga. Noneho nyuma yaho rero yakomeje kujya amayerekwa menshi. Igice cya mbere tubona yeretswe muri Korani ni igice cya 96 muri Korani. Nacyo gisomye wibaza buno ubutumwa yakiriye. Reka tusome wumve. Ni igice cya 96. Kubera iki bivuyemo aho hose bikagira muri 96? Nibyo yeretswe bwa mbere agitangira kwerekwa. Ubwo ibibanza ni ibyande? Ibibanza muri Korani ubwo ni ibyande? Ibyo byose ntabwo yanditse bivuye ku gice cya mbere kuzageza ku kijana, kuko Korani ifite ibitabo 114. Ntabwo yanditswe ngo uko igice cya mbere kuzageza ku kijana 14 ko ariko byagiye bikurikirana. Oya, 96 ibyo yeretswe mbere y'ibindi. Reka wumve noneho amagambo yanahawe, wumva ubwo butumwa yakiriye buhita bunamuhindura intumwa. 96 Korani, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Haravuga hati: soma ku izina rya Nyagasani wawe waremye. Yaremye umuntu mu rusoro. Soma, Nyagasani wawe ni umunyacyubahiro cyane. Uwe wigishije akoresheje ikaramu. Yigishije umuntu ibyo atarazi. Oya, mu by'ukuri umuntu arigomeka kuba yibona ko akize. Mu by'ukuri kwa Nyagasani wawe niho garukiro. Aya magambo niyo yahawe igihe marayika yamunigaga ababaye intumwa. Ahubwo ukibaza muri aya magambo ubutumwa burimo ni irihe rivuga ngo ndaguhamagarira intumwa yanjye? Ubwo niyo ya mbere, nibwo butumwa bwa mbere yahawe. Nibwo butumwa hawe mbere agihabwa ubutumwa. None ko numva nta mission irimo se? Yo kuvanga aratumwe ngagiye gutanga ubutumwa. Reka mission irimo no kuri wowe ndaguvuga. None se basi kuvuga byo ni biki yavuze? Twumvishe ni ibi nyine yahawe ngo nagenda bivuge. Ubwo se tubona Imana ihamagara nka Mose, bakaganira. Genda kwa Farawo nkore iki niki. Genda ubwira Abisirayeli uti nduwo ndiwe, ndiho abantu munyeho. Amukoresha ibitangaza 10 turabizi. Arabajyana misiyo yo kuvana Abisirayeli muri Egiputa akabajyana i Kanani. Tubona uko byagenze. Ariko noneho nta na misiyo tubona imuhaye. Ni ikibazo. Nyuma yaha yaje kwerekwa n'ibindi muri Korani. Ubwo nyine bwatangiye aratangiye ati Imana irantumye. Agenda byamamaza bino ibyo abwiwe n'ubundi kuvuga.
nuko yatangiye kuba intumwa aza kwerekwa n'ibindi. Korani 74 murongo 10 n'ibindi yagiye yerekwa kugeza ubwo Korani irinze yuzura. Noneho rero wamwe mvuga ubuzima bwa Muhammad. Muhammad yabayeho ati: icyambere, Muhammad yari umukene kandi yari imfubyi. Korani 93 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Ikindi, Muhammad ntabwo yari azi gusoma no kwandika, yari utazi gusoma no kwandika. Korani 7 umurongo wa 157. Icya gatatu, nta kwizera yagiraga, nta n'ibyanditswe yari azi. Korani 42 umurongo wa 52. Yaje mu isi mu gihe kitari icy'intumwa, Imana itacyohereza intumwa n'abaraza. Muri Korani igice cya 5 umurongo wa 19. Ikindi, yatangije idini ya Isilamu ngo ahangane n'andi madini. Korani 9:33 aravuga ngo naho abanyamadini byabarakaza agomba guhangana. Ukabisanga none muri Korani 48 ku murongo wa 28. Ikindi, ngo yahamagariwe gusenga Imana y'umurwa wa Maka, umurongo twawusomye 27:91. Kandi Maka hari imana zirenze 360. Ariko ahamagara gusenga Imana y'uwo murwa yari kuri izindi. Ikindi, Korani ivuga yuko Muhammad atazi uko azamera, ntabyazi. Korani 46 ku murongo wa 9. Reka tunahasome kubabyumva. Muhammad ntabwo azi uko azamera, mu gihe abizera Kristo Yesu baba bazi uko bazamera rwose. Reka dusome 43 ku murongo wa 9. Haravuga hati: vuga uti, sindi icyaduka mu ntumwa, nta nubwo nzi ibyo nzakorerwa cyangwa ibyo muzakorerwa. Ntacyo nkurikiye uretse ibyo mishurirwa, ntacyo ndicyo uretse umuhanuzi ugaragara. Sinzi uko nzamera, namwe sinzi uko muzamera. Ikibazo rero kikaza, umuntu azi yajya ayobora abandi inzira gute? Kandi nabahubwo arababwira ati namwe sinzi uko muzamera. Niho Yesu yavuze rero ati: impumyi iyoboye indi zose zigwa mu rwobo, zombi zitura mu mwobo. Ari Yohana ari Matayo 15 umurongo wa 14. None se umuntu utazi uko azamera ayobora abandi gute? Abereka ubyiza biri imbere kandi atazi uko azamera nawe. Ahubwo si ubwo birashoboka nyine yabereka ibyo byiza se kandi atazi uko bazamera gute? Wenda sinzi ukuntu babyizeye. Ndagira ngo ahantu tuze kuhagaruka cyane. Yego. Ni gute abantu bakurikira umuntu nawe ababwira ati nanjye aho njya simpazi? Icyo ni ikibazo. Akongera akanababwira ati namwe kandi ntaho muzi. Ariko nubwo unyometse aho njya simpazi ukomeza ukagenda. Ariko so murajyaho nanjye aho njya ko ntazi ukomeza ugakurikira. Ubwo rero barabwira ati rwose sinzi uko nzamera, namwe mpurikiye sinzi uko muzamera. Turakomeza. Korani ihamya ko Muhammad yari umunyabyaha. Allah yamutegetse kwihana ibyaha bye n'iby'abasilamu bose b'abagabo n'ibyaha by'abasilamu b'abagore. Korani 47 umurongo wa 19. Yarabihaniye. Yari umunyabyaha, agomba kwihana ibyaha bye, agomba kwihana iby'abasilamu b'abagabo n'iby'abagore bose ngo abyihane. Nihane n'ibye. Urumva rero yari umunyabyaha mu gihe biriba ko Yesu ari uwera. Korani ihamya ko Yesu nta cyaha yagiraga. Irabihamya. Reka dusoma, ariko bidasoma n'ababyumva bagira ngo ati si umuntu binasoma biriho. 47:15 ashobora kuvuga ati binasoma biriho. Ndetse n'umusilamu yabyumva ati umuntu se ntari hadusebya. Oya, nta mpamvu yo kubasebya, turavuga ibyanditse. Reka tubikurikire. Ni 47:19. Sorry, Korani 47:19 haragira hati: juu ya kwamba hakuna abudiaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu, ngumenya yuko nta ukwiriye gusengwa by'ukuri uretse Imana. Naomba magufira kwa dhambi zako, kandi saba imbabazi z'ibyaha byawe na dhambi za Waislamu wanaume. Usabe n'imbabazi z'ibyaha by'abasilamu b'abagabo na dhambi za Waislamu wanawake n'ibyaha by'abasilamu b'abagore. Na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi na mahali penu pa kukaa, kandi Imana yanyu izaho muzajya ko mugenda nuko mwicara byose irabizi. Atariko semba bazize ibyaha byawe. Korani ihamya yuko yari umunyabyaha.
ni ukuvuga ngo korani yo ihamya ko muhamadi yari umunyabyaha cyane, ikongera igahamya Yesu n'abasilamu abagabo ko ari abanyabyaha n'abagore ko ari abanyabyaha, ikongera igahamya Yesu ko nta cyaha yakoze. ibyo twarabisonyeje ubundi muri surati Mariyamu igice cya 19 ku murongo wa 19. Nta cyaha yakoze, nta cyaha yakoze, ari Bibiliya ihamya ko Yesu nta cyaha yagiraga, na korani ariko korani ihamya ko nta cyaha yagiraga. Yego, njyewe ugomba ndi gutangara gusa nta kindi. yego. Nanone kandi reka dukomeze muri icyo gice, nanone mu gice cya 40 cya korani ku murongo wa 55 hahamya ko ari umunyabyaha nanone 40:15, kuko imirongo ni ibiri twari gusoma, reka tubirebe. 40:10 umurongo wa 5 aravuga ngo watu wa Nuhu walikadhibika kabla yao na makundi baada ya hayo, na kila taifa liliazimia baya juu ya mtume wao ili wamkamate na walibishana kwa hiyo niliwatia mkono, basi ilikuwaje adhabu yangu. Ya murongo ndabona sonye utari, turakomeza ndaza kubushakisha. Nanone ikindi navuga, Korani ivuga ko Allah yatumye Muhammad ku bantu batazi gusoma ngo basomere. Ariko urahumva aho ahambere bavuze ko atazi, ahambere batubwiye ko atazi gusoma, ntazi gusoma, ntazi no kwandika. Hano imutuma ku bantu batazi gusoma ngo basomere. Ni Korani bivuga 32 umurongo wa 2. Ahubwo ukibaza umuntu utazi gusoma asomera abantu gute? Ni gute wasomera abantu uraho utazi gusoma? Undi murongo yuwo ni bisanzwe, yavuga ngo yari afite abanzi benshi. Korani 33 umurongo wa 2 ni bisanzwe kugira abanzi. Hano muri 59 Korani umurongo wa 3 kugeza 16 havuga ko yambuye ibyabo abantu ba Madina arabijyana. Turi mu mico ye n'imibereho ye. Nyuma ngo yari afite ubushobozi bwo gusabira abantu imbabazi z'ibyaha byabo. Korani 33 umurongo wa 5. Ikindi, Allah yamwemereye kurongora abakobwa ba se wabo, nyina wabo, nyirasenge, nyirarume na buri mugore w'umusilamu uzamwizanira akamubwira ati ntumwa y'Imana ndongora. Abo bose yari abemerewe. Yari afite ubushobozi bwo kurongora abakobwa bo kwa se wabo, kwa nyina wabo, kwa shangazi we, kwa nyirarume na buri mugore wese w'umusilamu uzana akamubwira ati ntumwa y'Imana ndongora. Yari yemerewe kubarongora. Ibya bindi Bibiliya yanga yakana. Bibiliya byanga urunuka, avuga ngo ntuzarongwa mwene wanyu wa hafi, ariko we arabimwemerera. Ahubwo ukibaza, ubwo no kurongora mushiki we kwa nyina wabo, kwa se wabo, surumva atari bashiki be, kwa nyina kwa se wabo mushiki we nyine. Ahubwo no ukibaza, iyi Mana yavuze muri Bibiliya ngo ntimuzarongore bene wanyu ba bugufi, ikongera kamubwira ngo genda urongora abo kwa so wanyu no kwa nyoko wanyu no kwa shangazi wawe, kwa nyogosenge nabo kwa nyokorome. Iyi Mana ni Imana imwe gute? Ni Imana imwe gute? Gute se? Ntaho bihuriye rwose. Ntago Imana avuga ngo ntuzarongora mu gihe cyo mfana cya hafi, nurangiza uvuga ati fata abo kwa so wanyu no kwa nyoko wanyu no kwa shangazi no kwa muyomba urongore. Na buri mugore uzakwizana kubusa ati ndongora ntumwa y'Imana, uzayiturongora izajyana isi yose yari kuzayirongora, ahubwo yabakiriwe. Urumva rero nuko yapfuye. Uwo murongo ni surati ya 33 no 50 kugeza 51. Ariko twanahasoma kubera abatwumva koko babikurikirane neza, taza kugira ngo turarengera bumve ibyanditswe turo dusoma. 33 umurongo wa 50. Yewe muhanuzi, mu by'ukuri twe twakuzururiye abagore bawe, wahaye inkwano zabo abacakarakazi, mubo Allah yaguhayeho iminyago, abakobwa ba so wanyu, abakobwa ba nyogosenge, abakobwa ba nyokorome, abakobwa ba nyoko wanyu bakoranye hijira nawe, n'umugore umwemera kazi iyo yihaye umuhanuzi ashatse kumurongora ni umwihariko wawe, ntibireba abemera. Tuzi ibyo twabategetse ku bagore babo n'abacakarakazi babo, kugira ngo bitazakubera umugayo
kandi Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. Imana ati rwose abakobwa ba so wanyu uzabarongore, nta kibazo, abanyoko wanyu barongore, abanyogosenge abanyokorome urongore, na buri mugore w'umwemera kazi n'ati w'umusilamu go nyine nati ntumwa y'Imana ndakwihaye ku buntu ndongora, ati wowe nawe wemerewe kumujyana. baba we biteye ubwoba, biteye ubwoba. twebwe urumva turacyagaruka kureba Imana y'abasilamu, niyo nkireba ubu ngubu aka kanya. Kuko niba Imana ya Bibiliya ivuga ati ntuzarongore mwene wanyu wa bugufi, kandi abo banyogosenge n'abandi bose irabagaruka ikabavuga bose wanyu no kwa so wanyu irabivuga ko utabyemerewe, ariko Korani arawakavuga ati ntacyo ushyiramo agatege, ntabwo izi Imana zigora. Ikindi nakongeraho ni byinshi, nta gitangaza na kimwe Muhammad yigeze akora. Korani 13:6, Korani 11:17, Korani 80:1 kugeza kwa 3, haba ko nta gitangaza na kimwe yigeze akora. Ikindi, nta byanditswe byera yarazi na gato. Korani 29:47 na 48. Ikindi giteye ubwoba ahubwo, azarimbuka niba abantu bose batabaye abayisilamu. Ngo Muhammad azarimbuka niba abantu bose batabaye abayisilamu. None niyo mpamvu bahora barwanira kugira ngo bose babe abasilamu cyane, kugira ngo Muhammad atazarimbuka rwose. Aho byanditse muri Korani 26:3. Abantu bose bataba abasilamu azarimbuka. Urumva Yesu we yaravuze ati ahubwo buri wese ni inzira ebyiri wowe wihitiremo. Yesu adaye kwihitiramo. None Muhammad ati bose kugira ngo nzabone ubugingo nuko babasilamu. Ubu ni aramubwira ati niba atabasilamu uzarimbuka. Ubwo se ubwiza muza kurimbuka ne yusa tubabasilamu twebwe ntabwo tuzababo. Ikindi, igihe Muhammad akoze ikosa ntagomba kuvuguruzwa kuko Allah aba yabishatse. Nuvuga ngo arayemera ko Muhammad akora ikosa, akoze ikosa ntabwo agomba kumuvuguruza. 3:3 Korani 38 araba yabishatse, nuko araba yabishatse. Mwumva ni arya ndakumirwa si uko byabyitaho, ndakumirwa arenze urwego rwo hejuru ku buryo ntacyo wamubaza kindi. Dukomeze turebe. Ikindi, abamukurikiye bazarimbuka aramaze kubyemeza. 17:9. Reka tubasome nawe ubyumve, cyangwa niba rimwumvirangira bibumbwire ngo bazarimbuka kuko arayamaze kubyemeza abamukurikira. Mvuga ko bavuga Korani 19:91, wala hakuna yeyote katika ninyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahanamu, ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Nta numwe muri mwe utazigera ujya muri iyo Gehonomu, kandi ibyo nibyo Imana amaze kwanzura. Abamukurikira bose Muhammad nta numwe muri mwe utazajya muri iyo Gehonomu, kandi ibyo uwo n'umwanzuro Imana amaze gufata. Twaya twasoma uyu murongo turi nko mu mihadara tuganira nabo hariya mu bitane by'abasilamu n'abakristo, bakavuga ngo yango ntabwo tsarimbuka ngo hubwo ngo inzira ngo ijyango muri peponi cyangwa mu ijuru ngo uri hejuru ngo y'umuri utazima ngo nugucaho ngo ariko bajya mu ijuru. None se Korani kari yibihamya barihimbira two tundi gute kandi Korani y'ibyeru bikabivuga. Nta numwe muri mwe utazajya muri iyo Gehonomu. Nuko bavuga ati nyine nuko wenda inzira ijya mu ijuru icaho hano. Bati hari inzira ijya mu ijuru ugomba guca hejuru ya Gehonomu. Niko bisobanuraga bavuga bashaka gukwepa uyu murongo, ariko ntawe wawukwepera uyu murongo. Kereka hari tuwucaka we tuganira ko ndumva nteye ubwoba. Tuza kwasubira wowe inotinga nayo nkirangiza ubuzima bwe gwiki. Ikindi, araho Allah subhanahu wa ta'ala yamubwiye ati atabagukurikiye ni amakafiri nk'abo mu gihe cya Farawo. Bose ni abakafiri nk'abo kwa Farawo, nk'abo mu gihe cya Farawo. Farawo muri Korani babita ngo ni Firawuni, igice cya 3:11. 3:11 reka mvuge ko havuga. Tekeza abantu bakurikiye uwo muntu yabo mu gihe cya Farawo kuri. Reka mvuge ko havuga mwendo wa hawa makafiri wa umma wako Nabii Muhammad, ingendo y'abakafiri bawe ntuwa Muhammad ni sawa na mwendo wa watu wa Firauni
umeze imeze nk'ingendo y'abantu b'igihe cya Farawo na wale waliokuwa kabla yao n'abahozeho mbere yabo, walikadhibisha aya zetu, banze byanditswe twabahaye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliwatia adabu kwa sababu ya madhambi yao. Ubwo rero Imana izabahana kwera ibyaha byabo, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu, kandi Nyagasani Imana rwose arakaze mu gutanga ibihano. None se njyewe ikibazo murangarukaho buri kanya ni ikibazo kigira kiti, abasilamu ibi bintu barabisoma, none se Qur'an so bazitugurisha izo bishop ko numva umeze nkaho ari wowe uzi Qur'ani. Nakubwiye ko hari umusilamu Imana Yesu yahamagaye amavana muri Islam, yitwa Imamu Ali Yusuf. Urumva afite ubuhamya ukuntu Yesu yamwiyeretse ari mu gitondo asohotse mu musigiti kuyobora. Yesu aza mu ishusho y'Abarabu, yitandiye, araza aramusuhuza, bavugana ubwa mbere, neje aragaruka none bwo ashoje nanone ashatse kumukata, bahurira imbere. Urumva ariko noneho uyu imamu, urumva umuntu wageze ku rwego rwa imamu niwe muyobozi w'umusigiti. Nundi misigiti ibarwa na bayimamu, na bayimamu. Ariko uburyo yagiye dusobanura Qur'ani, wowe usa nkaho hari ibintu bishyashya byinshi urimo urazana, byinshi biza bisa nkaho bivanaho ibyo yagiye avuga. Ngira ngo yaba twaye duhuye nawe akazana Qur'ani akoresha, nanjye nkazana zino, kuko izi nibo bazitugurisha. Iyi nayiguze Tanzania, iyi Kinyarwanda nayihereye hano mu Rwanda nk'impano, ndayifite giye hano. Mfite n'izindi z'igiswahili n'icyongereza. Urumva we ibyo zivuga ni bimwe. Ko Muhammad ari intumwa y'Imana nk'uko Mose nawe ari intumwa y'Imana. Sinzi afite uko abizi cyangwa habivana, ariko gendeye ibyo muri Qur'ani no mu mahadithi sanga harimo ibindi bitandukanye. Kuko ndimo kumva ibintu Muhammad yagiye ahabwa nkumva ni none se mu ncamake marayika unigana abantu zose bari muri Bibiliya abuzi, hariho marayika yigeze aniga amuzaniye ubutumwa? Oya, ahubwo ndiwe yanezezwaga nuko amugezeho. Yamuzaga bakanezerwa, akamuha ubutumwa kabujyana. Ariko uyu mwere yamujwibuye ngo atahavuza induru ahinda se kadegeri, abwira n'umugore ati mfite ubwoba ko nakinishwe n'amashitani n'abatazi byabaye. Umugore atereka date nuko ubwo wamaze kuba intumwa. Naho ahubwo ukibaza uti uwahamagawe ntabizi, uwo yagiye kubitekerereza niwe ubwo ati ubwo ndabona wabaye intumwa. None se ubwo wari uzi wamuhamagaye n'indi cyangwa bavuganye? Ahubwo ndiye ndumva yo bareka umugore akabara witirirwa Qur'ani, kubera ko urumva umugabo ntabyo azi, ko waravuga ati nta mashitani yanyiyeretse. Umugore ati wowe ahubwo ntago ariyo, ni wabaye intumwa. Ubwo wavuganye na Jibril n'indire n'umugore. N'umugore uko urumva niwe uvuze ati wowe ni intumwa, wabaye intumwa, we byarangiye. Qur'ani ivuga yuko ngo nta kimana yigeze imubikamo, yari impumyi mu buryo bw'umwuka. Qur'ani 6:50 yari impumyi mu buryo bw'umwuka. Reka tuhasome Qur'ani niyo ibivuga. Reka tuhasome n'abadukurikiye bumve imirongo bayumve neza. 6:50 Muhammad yari impumyi mu buryo bw'umwuka, niko Qur'ani ivuga. Reka tuhasome ariko ubyumva gutyo wavuga uti usuye umuntu. 50 6:50 avuga ngo sema mimi siwaambieni kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu, sinkubwira ko mfite ubuko bw'Imana muri je, nikupeni mnayotaka, yambaye ibyo mushaka, wala sikuambieni kuwa najua mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu, kandi simbabwira ko nzi ibintu by'ibanga by'Imana, nikubainishieni yatakao kufikieni katika biashara zenu na mengine kama mlivyotaka niwaambieni. Ko kandi sinzi iby'imbere mwabwiza bizabaho mu bucuruzi bwanyu cyangwa mwabwira iby'ubuzima bwanyu, wala sikwambieni kuwa mimi ni malaika, ngo kandi simbabwira ko jewe ndi malaika, hata nikawa kwa nini unakula na kunywa, ngo mutambaza we mpamvu njya nkanarongora. Mimi sifuati ila yale yaliyofunuliwa kwangu, je nta kindi nkurikiza ibyo nahishuriwe. Sema je, kipofu na mwenye macho huwa sawa? Ngo mbese
ngo impumyi n'ufite amaso baba bamwe, basi je hamfikiri, mbese mwebwe ntimutekereza? tigewe nta bubiko bw'Imana bundimo, kandi ntabyo mfite nababwira by'imbere ku bizababaho. ngo mbese ngo impumyi n'ufite amaso barasa, mbese mwebwe ntimunatekereza? kuki mumbaze ko ndi impumyi ibyo ntigeze mpabwa? ubwo ni hari wamubwiraga ngo vuga, yego ubwo urumva yego. ariko kweri ibi bintu birababaje pe. Aha, ikindi kandi Korani ivuga ko Muhamadi nta mwuka wera yagiraga. Korani 17 umurongo wa 85. Reka bamasome kugira ngo n'abakurikiye bamenye iyo mirongo yariyo. 17 85 nta mwuka wera yagiraga. Tuzi neza yuko abanditsi ba Bibiliya bashorerwaga n'umwuka wera, banditse iby'umwuka wera yababwiraga. Urebye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza 21, tubona ko abantu b'Imana bakiraga ibivuye ku Mana bakabivuga bashorewe n'umwuka wera. Ariko uyu we nta mwuka wera yagiraga. Niyo se utarajya umwuka wera, ahubwo yabivanaga he? Yabizanaga guti? Mvuko bavuga na wanakuriza habari za roho, ni aramubwira niba kubaza ibyerekeranye n'umwuka, sema roho ni jambo linalohusika na Mola wangu. Ngo umwuka ni ibintu bijyanye n'Imana gusa, nanyi hamukupewa katika elimu ila kidogo tu, ngo kuko ngo ntacyo mwahawe kijyanye n'umwuka uretse umenye mwahawe gusa bw'ibintu bisanzwe, nayo ni elimu ya vitu vinavyohusika na roho. Ibyo ntahawe ni ibintu bijyanye n'iby'umwuka. Iby'umwuka ntabyo nzi yewe, nta mwuka w'Imana yigeze amenya. Ntabyo nzi, sinzi yo bivana. Ntabyo nzi. Tinwa kubaza iby'umwuka uzabwiye ko ntabyo umwuka yigeze umenya. Ubu ni ari uri kubimubwira. Yego. Aha dukomeje umugore nawe uvuze ubutumwa yahawe ko yabuhawe n'uwari umwanzi wa Jiburili, nawe twatangiriyeho 2:9. Ahandi ngo Muhamadi n'abayisilamu bazaregana nibagera imbere y'Imana. 3:9 Korani 31. Ikindi wagombaga kuvugisha intumwa Muhamadi ari uko umuhaye ituro, ntabwo upfa kumuvugisha gusa. Korani 22 umurongo wa 15 umurongo wa 12. Ahandi ubwo impumyi yaje isanga Muhamadi ngo ayikize, yakambije agahanga arahunga. Mu gihe Yesu we ubwo yihutiraga guhitegera bana vuba, bose yabonye impumyi rwose akizwa n'amagwa, reka n'ababirukanaga batiri mubareke baze. Yego. Ikindi ngo Muhamadi yategetswe gukurikira idini ya Mose na Yesu, abuzwa gushwana. Ubwo ukibaza rero yaje gushwana gute? Aho ni muri Korani 42 umurongo wa 13. Yarabwe ngo nakurikira idini ya Mose n'iya Yesu, zose zikurikire ari akurikira. None se ahubwo yaje gushinga Islam gute? Ubwo birancanze nanjye ahubwo. Niba nawe yari uyoboka idini ya Yesu n'iya Mose, we yashinze idini gute kandi akaba kibamba mu isi? Aha tuze kwibaga turi mu mihazara tuganira kuri Bibiliya na Korani. Tabwa ati se mwebwe ko Yesu yaje avuga kubatizwa, avuga gukizwa, avuga kuzura umwuka wera, mwebwe kuki mutabikora? Kandi Muhamadi gwe kuri idini ya Yesu n'iya Mose, kuki mutabikora? Ubwo nyine waburi byo biregura ngo urumva nyine ngo kwatswa ngo singombwa kandi Yesu arabikoze yaranabatijwe. N'ubwo mu ncamake ubwo nibwo buzima bwe, sinzi ko ari cyo bambaza muri ubu by'ubuzima bwe. Mu by'ubuzima bwe rero ngiye numva ari ibintu bisobanutse. Ikindi ikibazo ngiramo aho ngaho ngewe, kubera iki isi yose abayisilamu bakurikiye umuntu nawe utazi yava n'iyaki, aravuga ati ahonge simpazi, sinzi iherezo ryanjye. Nabo ngabo bamukurikiye nawe akabahamiriza ati namwe ntabwo muzi iyo mujye kuko nanjye simpazi. Ni gute abantu bafite iki gitabo bagisoma buri munsi barangiza bakomeza kurwanirira idini bakaribamo? Barajya he? Kurirwanirira nabyo. Cyo cyambere. Cya kabiri mbonyemo aho Muhamadi wavuga ati abwirwa ko wazarimbuka n'abamukurikira bose bazajya muri Jahannam. Niba ibintu biri muri Korani, ese abayisilamu barabisoma bakabona ko Muhamadi azarimbuka n'abamukurikiye bose bazarimbuka? Bafite n'insobanuro zindi babona, sinzi arizo, ariko giye nasomye ibyo twabonye muri Korani ko
muri surati Mariyamu niyo 19 ya Korani umurongo wa 71 havuze ngo nta numwe muri mwebwe utazajya muri iyo Gehinomu ngo kandi ibyo nibyo Imana amaze kwanzura n'umwanzuro wamaze gufatwa n'Imana ahubwo ukibaza ni gute usoma umurongo nk'uyu ugakomeza ugakurikira ugakomeza kugera ubutu cyane ukabara guhita usanga Yesu mfasha ntabara sinshaka kuzajya muri Gehinomu mpagakiza kawe namenye ko ari we nzira ukomeza ukomeye kugakurikira kandi wabwiye ngo nta numwe muri mwe tuzajya muri iyo Gehinomu ariko ubu si umwuka usunika ibi bintu bigatuma abantu batabirekura ibyo aribyo byose hari imbaraga zituma batakizwa ngo bave muri ibi. None se Bishop tugaruke kuri iki kintu ari ibintu nagiye nkomeza gukurikirana barimo kutwereka ibyihebe mu bihugu bya Aziya ariko ibyo byose bikaza byitirirwa idini ya Isilamu ariko Isilamu ya hano muri Afurika karivugira hano mu Rwanda ihakana neza inabishimikire yuko bariya nubwo bitirirwa izina rya idini rya Isilamu ariko atari abasilamu ngo Isilamu ntabwo ibyo ngibyo yemerewe kubikora ngo mu mabwiriza Muhammad yahawe n'ubutumwa yahawe ntabwo harimo kurenganya abantu babatoteza nigeze kubyumvira ngiye Isilamu hano mu Rwanda bo kuyakana ngo bariya bibyihebe biriya biri muri Aziya za Nigeria nuza hano muri bihugu byacu bya Afurika mbega na bariya bari muri Aziya ngo bariya nubwo bitirwa idini ya Isilamu ariko saba Isilamu icyo kintu wowe urakivuga iki biratangaje cyane ko umuntu ahakana ko biriya byihebe atari Isilamu kuko Korani yuzuye imirongo myinshi isapotinga kuriya kuba ikihebe muri Korani birimo ndaguha imirongo myinshi ngira ngo irenga n'10 yemera ko ahubwo bariya ni abasilamu nyakuri nk'uko ubona umukristo nyakuri yuzura umwuka agasenga cyane akavuga ubutumwa agatanga ibyo akagura ibyuma kubyivuga butumwa kwiyangura amajwi agafasha abamisiyoneri ngo batware ubutumwa bwiza bariya birabe byihebe nabo nibo basilamu bakomeye b'imbere bakurikiza amahame ya Korani bariya birabyihebe buriya nibo basilamu buzuye ndaguha imirongo ubyumva atasomye imirongo we ndavuga ati wala pastor ntabwo uri ntare harengera reka none nguha imirongo ivuga ibyo inabihamya icyambere Korani ivuga gute ngo umusilamu nyakuri nuwemera Allah subhanahu wa ta'ala akamere nuwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarangiza akarwanirira idini ye atanze ubutunzi bwe atanze n'ubuzima bwe uwo ni umusilamu nyakuri iyo ni Korani bivuga 19:15 reka twasoma umurongo unabyumve umusilamu nyakuri nuwizera Muhammad uwizera Imana Allah akizera Muhammad akarwanirira idini ye atanze ubutunzi bwe atanze n'ubuzima bwe ubwo se akaba ariyo mpamvu basigaye bambara n'ibisasu bakagenda bakajya kwiyahura akaba mpamvu umuntu yikira igisasu akagenda agaturukana n'abandi bantu bagapfa kubera ngo gutanga ubuzima nyine reka wumve uko wavuga wenye kuamini kweli abizera nyakuri bizera ni wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na bamwe bizera Imana n'intumwa yayo kisha wakawa si wenye shaka ya kupigania dini ya Mwenyezi Mungu none ntibagire gushidikanya kurwanirira dini y'Imana kwa mali zao batanze imitungo yabo na nafsi zao batanze n'ubuzima bwao hao ndio wenye kuamini kweli abo nibo bizera by'ukuri iye utanze umutungo wawe ugatanga n'ubuzima bwawe barara bagenda kihambira bisasa agaturika nko mu isoko abantu bagapfa abatanze ubuzima bwe akaba ari umusilamu nyakuri niko Korani tubwira 19:15 kwizera Imana Allah ukizera n'uwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugatanga ibyawe ugatanga n'ubuzima bwawe ubwo nibwo musilamu nyakuri tugaruka akantu ukuntu uri kugaruka kuri Muhammad ugasubira muri iri jambo abasilamu bavuga kubera icyo irigarukaho ngo Imana imuha amahoro n'imigisha ni usomye muri surati Ahzab umurongo wa 56 hari bihanditswe haranditswe ngo nuvuga Muhammad ujye umusabira amahoro n'imigisha sinzi twize kubaza abasilamu tutsi impamvu umusabira amahoro n'imigisha nuko yapfuye atabigira
ngo yango nuko ngo ari itegeko, ariko umurongo nawe urasekeje. Reka tusome wumva muri surati Ahzabu. Ahzabu ni 3 Korani ku murongo wa 56 ngo Imana n'abamarayika basabira intumwa. Ubwo ntumaze ngo babisabira. Ubwo ntumaze ngo bayisabira kuri indi. Niba n'Imana bayasabye. Korani iravuga ngo Imana n'abamarayika bahora basabira intumwa. Basabira intumwa. Babisabira kuri indi, ubwo ari indi Imana rero na reka wumve. Hakika Mwenyezi Mungu anamteremshia rehema mtume. Ngono kuri intumwa ngono kuri Imana yamanuriye rehema n'imbabazi intumwa yayo. N'abamarayika be baramusengera kwa vile vitendo vizuri alivyofanya ku bikorwa byiza akora. Basi enyi Waislamu musalieni na muombieni amani. Mwabasilamu mwe rero mujye umusengera mumusabire n'amahoro. Ubwo rero nitegeko rya Korani ko niba muvuga bajya musabira amahoro. Ubwo nukuvuga ngo nitegeko nugora bamusabira amahoro n'imigisha. Uzumva Muslimu munyakuri cyangwa uzi bya Korani neza, yavuze Muhammad amusabira nyira amahoro n'imigisha. Agomba kurishira, no mpamvu nawe uri kurishiraho. Mbishyiraho nyine kugira ngo nabanyirabyo bumve ko namwubashye. Ariko se ikibazo ahubwo kiraho. Ese umuntu muzima yasabira uwapfuye ngo agire igihinduka? Nanyi ubwo n'iki kibazo nyine. Kuko biravuga ngo umuntu yakiriho gupfa rimwe, yamara gupfa akajya mu rubanza. Ntacyo wamusabira yaramaze gupfa, nkuko nawe ntacyo wagusabira. Ibyo rero iryo jambo ndikoresha kuko nabo barikoresha bumve ko intumwa yabona yubahirije ntacyo mpfa nayo. Ariko ubundi sinzi ko isengesho wapfuye hari icyo ryamumarira, ntabwo nta n'icyo ryanamumarira. Ako birabaje kweli. Aha, ikindi rero n'umurongo wanasomye ku Muslimu nyakuri ari wizera Allah n'intumwa Muhammad akarwanira idini ye, atanze imitungo ye, atanze n'ubuzima bwe. Uwo ni Muslimu nyakuri. 49 Korani murongo wa 15. Ikindi imirongo ni myinshi ivuga iby'ubwicanyi muri Korani. Korani 9 murongo wa 5 haravuga ngo murwanye abatemera Allah aho muzabasanga hose, mubicarire, mubavuna amajosi kugeza ubwo bemera kuba abayisilamu. Aha, biratangaje kumva ko umuntu avuga yuko abasilamu nta mahane bagira, ko baticana. Ibyo ntabwo ari byo, kuko muri surati 9 surati Tauba murongo wa 5 avuga ngo amezi matagatifu narangira mwice ababangikanya aho mubasanze hose, mubakacire, mubagote, munabubikire muri buri bwubikiro, nibicuza bagahozaho salati. Ubwo mbese nibicuza bakemera gusenga nkuko musenga, bakanatanga zakati, bagatanga amaturo, mubareke. Mu by'ukuri Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. Mubakacire, mububikire, mubavuna amajosi nibatemera kuba abasilamu. Iyo ni Korani bivuga 9 murongo wa 5. Ubwo rero umva umuntu uvuga ngo ntabwo Korani ngo ibyemera, ubwo nibyo ivuga bisa ahubwo. None ukaba ushaze kutubwira ngo yaba ariyo mpamvu yabyihebe bigiye kuzamara abantu. Bara n'abasilamu bakomeye cyane. Baba bari gusohoza iriya niyo bita jihad. Bari barwana jihad. Kurwana ngo buri wese aho umusilamu cyangwa apfi. Ngo basohoza icyo Korani ivuga. Bara nibo basohoza ibyo Korani ivuga. Uvuga rero ngo abasilamu ntabwo ari ukuri. Ni abasilamu nyakuri b'imbere hubwo. Ese Bibiliya harana ivuga yuko abantu bakwiye kwemezwa kuba abakristo ku ngufu? Oya, Bibiliya ivuga ngo Imana yatanze umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukwihitiramo. Umwizera atarimbuka, utamwizera arimbuke. Ni ubushake kwihitiramo kumwizera cyangwa kutamwizera. Ariko Korani nta bushake buriho, bawe cyangwa upfi. Urumva ahenshi Isilamu yagiye ikwira ahantu hose kubw'inkota. Ndetse ni murongo hano muri hadisi avuga ngo ijuru riri munsi y'igicucu cy'inkota. Nushaka kujyayo ufata inkota. Reka nze gushaka uwo murongo nihuse yandi ubone bunyihutiye. Mbingu iko chini ya uvuri wa upanga, ijuru riri munsi y'igicucu cy'inkota, fata inkota ujye mu ijuru. Nuko Korani ivuga yamaye hadisi
inyigisho z'intumwa kandi nazo ngo barazemera cyane. va nawe rwose reka ndebe umurongo usa nawe uteguye ndebe ko ngubona vuba vuba sinzi kuko sinanateguye kuwuvugaho sinzi ko ngubona byihuse. Ni ukuvuga ngo kwinjizwa mu ijuru no kwinjizwayo n'inkota. Hano bavuga ijuru riri munsi y'igicucu cy'umuhoro cy'inkota. Fata inkota winjire mu ijuru. Niko ko nshaka kuvuga hano. Impamvu nakunze kubibona ukabona benshi reka ndebe sinzi niba mwona byihuse cyangwa nawe ushaka naza kushaka nyuma. Ntacyo mu wihoreye ubwo niba urimo abo baranahuze nubwo babyirengagiza. Ndawushaka ndawufite muri igitabo ndaza kushaka wenda zo gusiga iminota nk'ibiri nzo kushaka nyuma bitantwara andi masaha yanjye ariko ndawushaka ngo ko ndawufite muri igitabo cy'amahadisi. Niyo mpamvu nakunze kubona umuntu wese ubaye umusiramu atangira kumera nk'abaye umugome. Ukabona yarahindutse ni umugome utavugirwamo. Rafiki yangu kumusamu ni ikindi kintu. Hano muri Korani 47:4 haravuga ngo murwane n'abatizera Allah n'intumwa ye Muhammad ni dini ya Islam cyane cyane abahawe igitabo abakristo n'abayuda. Ubwo igitabo ni Bibiliya. Bavuga muri Korani abakristo bitwa abahawe igitabo, bitwa abakristo, bitwa manaswara, bafite amazina menshi. Ubwo abahawe igitabo n'izina ry'abakristo n'abayuda. Tumubarwa cyane cyane murwanya abahawe igitabo aribo abakristo n'abayuda. Nanone igice cya 9 cya Korani 29 aravuga ngo abayuda n'abakristo mubarimbure. Iyi ni Korani. Igice cya 9 nanone cya Korani 30 intumwa ya Allah iti muhaswe kurwana intambara y'idini murabihatwa ni itegeko. Nanone muri Korani surati Bakara ngo n'igice cya 2 216 byanditswemo ibyo. Ahubwo umuntu biratangaza ko umuntu avuga ngo abikora ngo ntabwo ngo abasilamu nyakuri. Ibyo ntabwo ari byo. Hari imirongo myinshi. Ahubwo hari na motivation ahubwo abapfira kuri wa rugamba. Umva ngo ati abapfira ku rugamba nimukabita bapfu. Baracyari bazima. Ni bazima. Korani 3 138 139 kubara bagenda bakicwa bibyihebe. Nimukabite karabapfuye bariya baracyari bazima ko bapfuye barwanira idini ya Allah. Hari ibintu nagiye numvaho bavuga ngo Islam ivuga yuko uriya muntu wambaye igisasu ngo akajya gupfana n'abakafiri aribo batemera Muhammad. Ngo Qur'an ivuga yuko ngo uwo muntu ngo aba yemerewe mu muryango w'abantu 70 kujya mu ijuru. Nibyo ngo mu muryango w'uwo muntu wambaye igisasu akajya gupfira mu bakafiri. Ngo Qur'an igaragaza neza ko mu muryango we wabo abantu 70 baba bemerewe kuzabona ijuru. Ibyo ntabwo ndabisoma. Shaka kubanda biri mu mahadisi ko Qur'an nyizengutse gatatu sindakibona micyo. Shaka kubanda cyabakiri mu mahadisi ko mu mahadisi yo ni menshi. Ahubwo arahandi avuga ngo abapfa baguye ku rugamba barwanira idini bashyirwa ku rwego rwo hejuru rwo gupfira Imana. Korani 2:144 bashyirwa ku rwego rwo hejuru daraja raju. Kandi ati nimupfa muguye ku rugamba muzagirirwa imbabazi na Allah. Korani 3:157 kugeza 158 n'ibyaha ufite uzagirirwa imbabazi na Allah. Ubundi umusiramu usanzwe napfa nako ariho kwisi ibyaha akora arabyandika mu makaye. N'ibyiza akora arakabyandika. Ibyo byose n'amarayika be babyandika mu bitabo. Ibyiza hano n'ibyiza nibibi hano. Noneho umunsi mperuka hari umunzani bizajyaho witwa Hawiya. Noneho umunzani nibimara kujyaho balance y'umunzani nizerekana aho uri buke. Ibyaha nibiba byinshi bikaremera. Nka kumwe ukiri isukari hano hari ari ibuye rikiri mu kirere urumva bigerekana ko isukari yabaye nyinshi karemera. Byaha bibaransinga reba ntacyo ni ikiro kivana umuhereza.
noneho rero ibyaha nibiba byinshi ibi bikaba bike nako ibyiza bikaba bike wazajya mu muriro. Ibi niba bikeya ibyaha bikaba byinshi uwo azajya ibi niba bikeya hanyuma ibyiza bikaba byinshi wazajya mu ijuru. Urumva nta by'imbabazi ariko kuri uriya wapfuye arwanira idini wahita abona imbabazi ntigaca no kuri uwo munzani. Iyo ni motivation yo kujya ku rugamba wagenda direct nta kimutangira. Motivation ikomeye cyane nta kimutangira abantu bose urugamba barujyamo bakica. Uzuvuga ngo ndahita nyena ku Mana. Iyo ni motivation. Aha Araya yaguze ubuzima bw'abayisilamu bose bagomba kwicwa bakica kugira ngo bazajye mu ijuru. Iyo ni Qur'an bivuga cyane ngo subiramo uwo murongo ariko ndashaka no kuwusoma kugira ngo nawe byumva batagira ngo nugukabya. 911 bagomba kwica bakanicwa niba bashaka kujya mu ijuru. Niko Araya yabwiye Muhammad cyane. Noneho rero abasilamu rero we binahanga mu Rwanda benshi ntibazajyayo kuba batabikora benshi. Bino ni abanyamahoro. Umva kanshaka umurongo umva Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao. Imana yamaze kugura ubuzima bw'abasilamu n'imitungo yabo. Nzikasubiremo. Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao. Watoe nafsi zao na batanga imitungo yabo batanga n'ubuzima bwabo barwanira idini ili na yeye awape pepo kuya nawe abahijuru. Wanapigania katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaua na kuuawa. Hii ndiyo ahadi aliyojilazimishia Mwenyezi Mungu katika Taurati na katika Injili. Ngo baricwa bakanica. Iri ni cyo Imana yabahaye no kuva kera kandi muri Taurati mu mategeko ya Mose no muri Injili no bahabeshyira hano. Araya amaze kugura yararanguye ubuzima bwose bw'abasilamu bagomba kwica bakanicwa kugira ngo bagere mu ijuru. Iki ni icyanditswe ati kuko yarabaguze ubuzima bwabo bwaraguzwe. Bwaraguzwe. Urumva rero umuntu uvuga rero ngo nabantu ngo bitonda ngo ntabwo bazi ibyo bavuga ibyo ari byo. Abavuga ntabwo bazi ibyo bavuga ibyo ari byo. Ahandi aravuga ngo muvane mu muka abakafiri mwice n'abana babo mutwaye n'iminyago yabo. Qur'an 9:5. Abakafiri mwice n'abana babo n'imitungo yabo mujyane. Iyo ni ya Mana ya ibibategeka byose. Allah niko abategeka rwose. Mirongo ni myinshi ntabwo twavuga yose ngo tuzayirangize ariko mu by'ukuri bari abantu bakora biriya twita ngo ni ibyihebe tubona ko ari amabandi bayo no basohoza amategeko y'idini ya Islam. None Bishop mu gusoza kugira ngo tusa nk'abasubikiye ngaha nk'ibi bintu uburi muradusomera muri Qur'ani mu by'ukuri kari Qur'ani burimo kutwereka ahubwo akaraga mu karusha gusoma Qur'ani 9:46. Satani niwe ubuza abantu kujya ku rugamba rwo kurwanira idini. Subiramo twumve. Satani niwe ubuza abantu kujya ku rugamba rwo kurwanira idini. Abatajyayo babujijwe na Satani. Qur'ani 9:46. Ngo Satani niwe ubuza abantu kujya ku rugamba rwo kurwanira idini. Ubwo niwe ubaha itegeko rero. Niwe ubabuza kujyayo. Abatajyayo Satani yarababujije. Ariko ubundi uko arashaka nuko bajyayo. Nta nubwo ari Imana ibabuza kirishuri. Satani niwe ubabuza. Iyo ni Qur'ani bivuga. Singibise 9:46. Satani niwe ubuza abantu kujya ku rugamba rwo kurwanira idini. Yego. Mu byinshi ntabwo nasoma byose. Ibi bintu ahubwo se waruzi ko bare bajya bafata amato mu nyanja bagasaba amafaranga yo bita ngo ni kikombozi. Biri muri Qur'ani byatangiye mu gihe cya Muhammad. Iyo usomye Qur'ani igice cya 8 umurongo 41 ahubwo haravuga ngo muri uwo murongo ibyo bazafata amateka 20% n'iby'Imana n'intumwa yayo. Imana irabyemeye atari ko mujye muzana 20%. 8:41 reka twumve ko bavuga. Imana nayo ikeneye iby'abantu. Urumva 8:20 reka dusome umve ko bavuga. 8:41. Kile kitabu ndagikunda cyane ko kimishurira byinshi. Na jueni ya kwamba
kandi mumenye yuko chochote mnachokiteka mnachokipata ngawira, icyo ari cyo cyose mwafashe mateka cyangwa mwanyaze, basi sehemu yake ya 5 ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na jamaa zake. Ibyo muzaba mwafashe iminyago 1/5 cyabyo, ubwo ni 20%, mumenye ko ari icy'Imana n'intumwa yayo n'umuryango w'intumwa. Imana nayo ikeneye kuryaho 20%. none genda ufate ayo mato wambura abantu cyangwa usabe kikombozi, ari amafaranga baca kugira ngo babarekure, ariko 20% yazanira Imana n'intumwa yayo nawe umuryango w'intumwa. none Bishop, umuntu nkawe umaze gusoma Korani inshuro zingana gutya, ukaba umaze kugenda ubonamo ibintu byinshi bigaragaza ko Isilamu koko bazarimbuka, kuba ari ukuntu abarokore baba mu bintu bo bakabivuga gutyo ngo ngo Isilamu itizera Yesu gusa ngo bazarimbuka kuko Yesu ari we nzira no n'ubugingo, ariko Korani yo noneho inagaragaza byose uburyo bwo bazarimbuka. Nkawe umaze gusoma Korani inshuro zingana gutya, ukaba uzimo aya mabanga ngana atya, ni iki wowe ubundi ubwira abasilamu? Jewe abasilamu cyo mabwira ni kimwe, no kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo bagakizwa, nicyo mbasabira nta kindi. Icya kabiri ni iki umuntu ashobora gukora basi? Ni iki twakora icyo twakora no kwabwiriza ubutumwa bwiza, kuko ntabwo uzabahata ku ngufu, ntabwo twarwana jihadi nk'we barwana ngo abantu b'abasilamu ku ngufu, natwe ngo turwane ngo abakristo ku ngufu, no kubasengera no kubabwiriza mu buryo butandukanye, ku maradiyo, mu biterane by'ivuga butumwa, mu buryo bw'itumanaho nk'ubutumwa dukoresha n'ubu. Nta kindi wakora, kuko twebwe Imana yacu ntabwo ihata, iguha kwihitiramo. Icya mbere ni ukumenya, no kubabwiza ukuri, bakamenya ukuri uko ariko bakihitiramo icyo bazakurikira, batabishaka kandi bakazarimbuka. Koko Bibiliya ivuga ngo mbese bazumva gute ntabababwiye? Tugomba rero kubabwira kugira ngo bumve, bihitiremo icyo bazakurikira. None ni iyihe message ushobora guha aba pastoro, abashumba, ababwiriza butumwa, bano bantu bose, ni iki wababwira kubirebana n'uyu murimo uremereye gutya ugomba gukorwa? Uyu ni umurimo ukomeye cyane, kuko guhindura umusilamu ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Abapasiteri bamwe ntabwo bashaka gusomana Korani ngo bamenye birimo. Ikindi kandi nanone Korani nyinshi ziri mu Cyarabu, ni nkeya ziri mu Giswahili, kandi Giswahili si bose bakizi, ni Cyarabu si bose benshi bagisoma abapasiteri. Urumva rero n'abandi nabo bakumva ko nibireba abandi ntibareba, n'abantu bayobye ntibashaka no kubavugisha. Abandi bakavuga ngo ngo bafite ngo n'amajini, ngo reka tamwe sinshaka ko amajini anyamuka, reka da. N'abantu nk'abandi bakeneye Imana kimwe natwe, bakeneye imbabazi z'Imana, bakeneye guhura na Yesu. Aho uzabasanga uzabwira ibya Yesu, wenda hari ubwo yakumvira nawe agakizwa. Ubwo rero ntabwo tuvuga ngo reka tubajugunye iyo ngo bafite ngo n'amajini ngo ntibebera na Yesu ngo aramuhakana. N'abanaga twese turamuhakanaga, ariko tumaze kumva ukuri turahindukira. Ubwo ni ugushira amanga, ukabwiriza ubutumwa abantu bose, abapagani, abasilamu, bataramenya Imana, abahindu, umuhe nawe wese ukamubwira ibya Yesu kugira ngo akizwe, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atari umujyanye. Ubu rero ntabwo twarwana jihadi nkabo, nta n'ibyo twanashobora twebwe, ntabwo twajya kurwana ngo abantu ngo nibasanga Imana, kandi ikindi Imana yacu ntabwo irwanirirwa. Yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo icyiza n'ikibi, nibaze kuri Yesu bakizwe, ariko natwe n'inshingano yacu ni ukubabwira ubutumwa bwiza. Tubabwira ibya Yesu, tubabwira ukuntu bamusanga Yesu, tubabwira inema ziri muri Yesu, imbabazi ze, urukundo rwe, uko twitangiye kumusaba kugira ngo dukizwe tuve mu byaha byacu tuzinjiye mu ijuru, kugira ngo nabo babyumve bahese ubugingo bwabo. Atari ibyo ntawe uzajya kwa Data mu ijuru atari umujyanye. Murakoze cyane, mudusengere. Murakoze cyane. Mana yacu, Mana igira neza, turagushimiye, tugushimiye kino kiganiro, tusabye ngo ugihe umugisha n'abazacyumva bose, mwami bizabagirire umumaro, bave mu bidatunganye bakurikire Yesu mwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Nsengeye Iron TV ngo uyihe umugisha, ikurikirwe na benshi, kandi abumva buno butumwa bwose dutambutsa baguha ubugingo bwabo. Mwami turagushimiye, tugaha icyubahiro, hindura benshi bakurikiye Iron TV. Turagushimiye, icyubahiro ni cyawe no gukomera, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Adresse yanyu? Nitwa Rutagengwa Augustin, ntuye Kimironko muri Kibagabaga,
telefoni yanjye ni 0782491477. ndasubiramo, telefoni yanjye ni 0782491477. iyo ugize icyo ushaka gusobanuza wenda utasobanukiwe, wazanyandikira kuri ubutumwa bugufi se, cyangwa kuri WhatsApp, cyangwa tuba twanandikiranye naguha na email yanjye ukazanyandikira ubishatse. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Niteguye gusubiza ibibazo uzambaza byose. Imana iguhe umugisha. Reka tugushimire inshuti mwene data wari kuri iki kiganiro, hanyuma turagusaba gusharingira inshuti n'abavandimwe kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara bugire kumera y'isi. Hanyuma rero ikiganiro nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.